tugiye kuganira amagambo y'Imana maze kumenya ko ari ngewe nzahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana kugira ngo ngire icyo mvuga. Nibajije ijambo rishobora kuba rijyanye n'iki gihe tugezemo cyangwa se ibihe duhagazemo uyu munsi. Nifashisha Zaburi 143 ngira ngo dusome kuva ku murongo wa 5. Zaburi 143 dusome amagambo ahari. Ni Zaburi ya Dawidi, duhere ku murongo wa 5. Haranditse ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe, nkuramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka nyasubiremo aya magambo kugira ngo tuyumve neza. Nibutse iminsi ya kera, uwo ni Dawidi, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe, nkuramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ini Zaburi ya Dawidi, imwe muri Zaburi za Dawidi. Iyo usomye amagambo arimo rero kareba n'ibihe twinjiyemo, umwaka ushigaje iminsi 20 ngo tuwusoze. Mu by'ukuri aya magambo dukwiye kuyatekerezaho kenshi. Dawidi yabikoze mu gihe cye, ariko natwe mu gihe cyacu Imana yabanye na Dawidi, ni nayo Mana yabanye natwe. Haleluya. Yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe, nkuramburira amaboko. Tugiye kuganira ku kuzirikana ineza y'Imana. Haleluya. Niyo nsanganyamatsiko dufite uyu mugoroba, dukoresheje aya magambo yanditswe na Dawidi. Turavuga ku kugirirwa neza, kuzirikana ineza y'Imana. Imana ishimwe cyane. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera. Iyo ushaka kuzirikana ineza y'Imana, birumvikana hari ibyo wibuka. Utibutse ntabwo ushobora kuzirikana icyo Imana yakoze. Ariko Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera. Ibitekerezo bye bimujyana kure, aho yatangiriye, intambara yarwanye zose, uburyo Sawuli yamuhigaga, ahantu yanyuze hose, asanga akwiye kwibuka ibyo bihe byose Imana yagiye mutabaramo. Arongera aravuga ngo nibwira ibyo wakoze byose. Birakwiye kugira ngo tubashe kuzirikana ineza y'Imana, ari uko hari ibyo dukwiye kwibwira. Umuntu atakubwiye, wowe ubwawe ku giti cyawe ukibwira, wowe n'umutima wawe mukagira ibyo mwibwira, ibyiza Imana yakoze ku buzima bwawe. Haleluya. Kugira ngo uzirikane ineza y'Imana, urasabwa kubanza kwibuka, kuko niwibagirwa ntabwo bizashoboka kugira ngo uzirikane aho wavuye. Ikindi, birasaba kugira icyo wibwira wowe n'umutima wawe, ntawe uguhase, ntawe ugushyizeho imbaraga, ariko ukavuga atari kuzi ko byagenze. Wowe ukicara ugasubiza amaso inyuma ukavuga ngo ariko cyagiye uzi ko yari Imana, cyagiye uzi ko zari imbaraga z'Imana. Muri bya bindi ukaganira n'umutima wawe
ukagerageza kwiyumvisha ndetse no kumvisha umutima wawe uburyo Imana yabanye nawe. Imana ishimwe cyane. Arongera aravuga ngo ntekereza umurimo w'intoki zawe. Yarabanje aribuka, amaze kwibuka aribwira we n'umutima we. Noneho agiye mu bitekerezo, arebye ibintu, areba ibindi, asanga atari amashuri menshi afite, asanga atari ubuhanga bwinshi afite, asanga atari imiryango ikomeye yahuye nayo, asanga atari amafaranga menshi kuri konti atunze. Arangije avuga ati ntekereza imirimo y'amaboko yawe. Arangije aravuga ngo nkuramburiye amaboko. Amaze kwibuka, amaze kwibwira n'umutima we, amaze gutekereza neza, asanga nta kindi cyamushoboje, asanga nta umurengezi wundi yari afite, asanga nta bundi butabazi yari afite. Aravuga ati Mana, nsanze ari wowe nkuramburiye amaboko. Imana ishimwe cyane. Nguko kuzirikana ineza y'Imana ku buzima bwawe. Kugira ngo uzirikane ineza y'Imana ku buzima bwawe, biragusaba kugira ngo ubanze utekereze. Nshuti y'umusaraba, utekereze kabiri, utekereze neza. Kandi koko reka nkubwire, keretse habayeho kwirengagiza, ariko twese dutekereje neza, twarangiza tukanibwira, ukareka kuva mu kumva ibyo abandi bavuga, nawe ukibwira ku giti cyawe. Warangiza ukabona imirimo y'amaboko y'Imana. Hari aho tugera ukavuga ngo iyi ni Imana, hari ibyo tugeramo ukavuga ngo iyi ni Imana. Amen. Uretse ko byose, ngiye nsomera ijambo nasanze ari byose, kuko hari uwavuze ngo bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebweho twiringiye Imana yacu, kubera ko byose biva kuri yo. Ushobora kuvuga ngo aka kazi ngakora neza kubera amashuri nize. Wayize uyahawe nande? Wayize uyashobojwe nande? Ushobora kuvuga ngo njyewe ngo ibyo wavuga byose, ingero ni nyinshi, Yesu nashimwe. Ariko nyuma y'ibyo byose, ibyo dufite kwirata byose, icyo ari cyo cyose ushobora kwirata cyose, nutekereza neza warangiza ukibwira, uzasanga nyuma yabyo, hejuru yabyo, hari Imana yagushoboje kugira aho ngaho urimo kwirata, aho ngaho urimo kwishimira, ibyo byose urimo kubona ko uri igitangaza. Yesu nashimwe. Turimo kuganira kuzirikana ineza y'Imana. Byose rero ibyo dufite, byose rero ibyo twagezeho, byose rero n'ibyo duteganya kugeraho, harimo ukuboko kw'Imana gukomeye. Hatarimo ukuboko kw'Imana nta cyashoboka. Haleluya. Hatarimo kugirirwa neza n'Imana ntago byakunda. Dushigaje iminsi 20 rero kugira ngo dusoze uyu mwaka 2023, natekereje nsanga mu by'ukuri birakwiriye ko abantu bamenye Imana. Reka nibwirire abantu bamenye Imana. Abatazi Imana bo bafite ibindi biringira, ariko nabo baribeshye. Ariko twebwe twamenye Imana, mureke tuzirikane ineza y'Imana. Haleluya. Utekereje kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, mu by'ukuri umwaka warangiye turi mu nzu y'Imana. Benshi aha ngaha niko nibwira. Haleluya. Twari twaje gushimira Imana ibyo yadukoreye, ariko tuje no kwisaba kugira ngo igire ibyo dukorera muri uyu mwaka twari twinjiyemo. Hari ibyo Imana yakoze byinshi kuva mu kwezi kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, kugeza uyu munsi kuri itariki ya 11. Kandi Imana ntihagaze gukora, n'uyu munsi iracyakora. None uretse kwirengagiza cyangwa se wa mutima utari mwiza tugira wo guhora tureba ku bitaragenze neza,
ariko tugatera umugongo ibyagenze neza, ukurikije neza wibwiye n'umutima wawe urasanga nta kintu Imana yakoze ku buzima bwawe. Benshi turimo guhanga amaso ku bitaragenda neza, ku byo tutarashyikira, ku byo tutarakora. Umutima wacu naho wafatiye amaferi, ariko tujya twirengagiza ko uretse kuhanga amaso kuri ibyo ngibyo Imana itarakora, kandi nkaba nizeye ko yakoze bya bindi ubasha kuvugana, bya bindi nanjye mbasha kuvuga, icyitwa Imana na n'uyu munsi itajya inahinduka. Ntago wakwirengagiza ko hari ibyo yakoze ndetse biruta ibyo utarabonesha amaso yawe. Haleluya. Uyu mugoroba ndanifuza cyane, ni ukuri tuvana amaso cyane. N'ubundi Imana ni data, ni umubyeyi, tuyisaba buri kimwe cyose, ariko byibuze dusubize amaso inyuma turebe ibyo yakoze, tuzirikane ineza yayo. Amen. Biragatsindwa n'Uwiteka guhora turi muri Mana wampaye, Mana wangiriye gutya, Mana wankoreye iki ngiki, Mana wankore. Ni byiza uko niwe murengezi wacu, ariko ukabura n'umunsi n'umwe wo gusubiza amaso inyuma, ukabura n'umunsi n'umwe wo kwibuka ngo wibwire n'umutima wawe yuko aho ugeze n'ibyo ugezeho n'uko uri n'uko uhagaze uyu munsi ari ukubera Imana. Imana itugirire neza. Haleluya. Ni ukuri Imana idusange. Njye natekereje rero, nibuka hari ibyo yankoreye, hari ibyo ikomeje gukora, hari aho ntari kwinyuza, hari aho yanyujije, hari ibyo ntari kwishoboza, hari ibyo yanshoboje. Haleluya. Reka mbabwire, simfite ubwoba bw'ibisigaye. Kubera iki? Kubera ko yanshoboje ibyo byose, iracyitwa Imana kandi ishoboye byose kandi ifite byose. Nta bwoba mfite rero, nta no guhangayikira iby'iminsi n'ibihe ngo ejo bizagenda gute, kubera ko aho mvuye niho kure kuruta aho nshigaje kujya. Kandi yanshoboje kuva aho ngaho, turacyari kumwe, ndetse yacyamfashe n'akaboko, kandi nta nubwo yigeze icogora gukora, nta nubwo igira konji mu mirimo yayo. Ni Imana ikora ku manywa, igakora nijoro, igakora ku wa mbere ikageza ku wundi wa mbere. Ndacyayifitiye icyizere. Nshuti yanjye, reka ngusabe ikintu kimwe, wishyira amaso cyane ku byo itarakora. Ndagira ngo ngusabe ahubwo twinjire mu kuzirikana ineza yayo, kuko yakoze bya bindi niwibwira urasanga bihari, kandi n'ukuri ni ukubera Imana. Ntabwo ari imbaraga zawe, ntabwo ari kubera ikindi cyose wakwirata, ni ukubera Imana. Uko turi twese uyu munsi, uko uhagaze, uko ubyuka, uko ugenda, uko uryama, aho wirirwa n'aho ugaruka, ni Imana. Mu rubyaro rwacu ni Imana. Haleluya. Ubu uri umuhanga wo kurera cyane kugira ngo ube udafite abana bari ku mihanda. Ese uri yubafite ukeka ko hari icyo yacumuye? Hari byinshi, hari byinshi, hari byinshi. Tuzirikane ineza y'Imana. Igihe nk'iki aba ari igihe cyo kuzirikana ineza y'Imana. Yesu nashimwe. Ese ni gute wazirikana ineza y'Imana? Reka turebe uburyo twazirikana ineza y'Imana. Haleluya. Turi kuvuga kuzirikana ineza y'Imana. Wazirikana ni gute ushobora kuzirikana ineza y'Imana? Maze Imana nayo ahiri mu bwami bwayo ikavuga ati ariko burya hari abantu nkorera, hari abantu bazi neza yanjye, hari abantu babona kugirirwa neza nanjye bibafitiye umumaro, barangiza bakabivuga, bakabihamya. Twige ni gute
ni gute twavuga neza y'Imana? Dushobora kugaragaza ko tuzirikana neza y'Imana n'ukwibuka imirimo y'Imana yakoze mu buzima bwacu. Haleluya. Imana yacu ikora byinshi nkuko nakomeje kubivuga, ariko ndagira ngo mbasabe mu by'ukuri tujye tuzirikana ndetse twibuke imirimo Imana yakoze ku buzima bwacu. Hari abantu bamwe Bibiliya ivuga mu Kuva 15:3, amagambo ari mu gitabo cyo Kuva 15:3 haranditse ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye. Haleluya. Iyi ni indirimbo ya Salomo. Ngo Miriyamu ni indirimbo ya Mose, urakoze cyane. Ngo Miriyamu amaze kwitegereza imirimo Imana ibakoreye, bari barabaye muri Egiputa, baba mu buretwa, baba mu mirimo ikomeye y'uburetwa, ariko Imana ibakuza y'amaboko akomeye. Noneho by'umwihariko bageze ku nyanja itukura, batangiye kubona imbere ari inyanja badafite aho kunyura, impande n'impande zabo ari imisozi bakikije, inyuma yabo hari ingabo za Farawo zibatuze. Uwo munsi babona imirimo ikomeye Imana yakoze. Nibwo Mose yaramburaga inkoni ku nyanja ngo ubwoko bw'Imana butambukira ahumutse, barambuka bafata hakurya. Bamaze gufata hakurya, Farawo ngo n'ingabo ze batikirira mu nyanja. Ubwo bari bageze hakurya, babona ubutabazi bw'Imana, babona ukuntu Imana ibarengeye, barangije bararirimba. Iyi ni indirimbo ya Mose yanditse. Aba ni ba Miriyamu baririmbaga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, ngo Uwiteka ni ryo zina rye. Imana ishimwe cyane. Turimo kuvuga ngo kugira ngo tuzirikane neza y'Imana, tugomba no kwibuka imirimo y'Imana yakoze. Iby'Imana yakoze bitari amaboko y'abana b'abantu, ndetse iby'Imana yakoze bikadutangaza. Imana ishimwe cyane. Imana ikora byinshi, ariko hari ikintu Satani yashyize mu bwoko bw'Imana bwo kutajya tubona ukuboko kw'Imana ku buzima bwacu, ahubwo tugahora tubona ibibazo ku buzima bwacu bitarakemuka. Ariko abangaba bo rwose ndabakunda cyane, ntago barenze hakurya y'inkombe batazirikanye neza y'Imana. Bareba inyanja bamaze kwambuka mu buryo bw'igitangaza, bareba uburyo umwanzi wari ubakurikiye inyanja imumize bunguri, niko nabivuga. Barangije bararirimba ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, ngo Uwiteka ni ryo zina rye. Reka nkubaze inshuti yanjye, ubu kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi, nta kintu ushobora guhagarara ngo uhamirize ngo uvuge uti Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye? Ndavuga ikintu Imana yaba yarakoze kikagutangaza, intambara Imana yaba yarakurwaniriye, wabonaga zigutuze, wabonaga nta murengezi wundi ufite, wabonaga nta bundi butabazi bundi ufite, ariko kubera ukuboko kwiza kw'Imana ukabona izo ntambara ziracogoye, cyangwa se ukabona izo ntambara zigiyeyo. Icyo kintu nta gihari kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi. Kuzirikana neza y'Imana ku buzima bwawe ni ukuzirikana imirimo Imana yakoze. Kandi Imana ntago yakoze kimwe gusa, ndabyizeye, kuko twese waguha mikoro nawe ahangaha ushobora kuvuga imirimo y'Imana, tugahera mu gitondo tukageza nimugoroba tukikumva wowe umwe. Haleluya. Noneho rero twese nk'abantu duteraniye mu nzu y'Imana, tuzirikane kuva mu kwa mbere Imana yakoze ibingana iki ku buzima bwawe. Imana yarwanye intambara zingana iki ku buzima bwawe. Imana yanesheje ibingana bite ku buzima bwawe. Uyu munsi ukaba ugenda wemye, uyu munsi ukaba ugenda
wumva nta rubanza rukuriho. Haleluya. Mureke tuzirikane neza y'Imana. Imana ishimwe cyane. Turimo gusoza uyu mwaka, hasigaye iminsi 20. Mureke twibuke imirimo y'Imana yakoze ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Hari andi magambo ari mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 7:12. Haranditse ngo Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri, ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Muzi uko byari byagenze icyo gihe? Hari igihe ubwoko bwa Isirayeli bwabaye mu gutera Imana umugongo, reka mbivuge gutyo. Isanduku y'isezerano y'Imana Abafilisitiya barayinyaga. Bamaze kuyinyaga, Abisiraheli bari bariringiye za Dagoni na za Ashiteroti, babaho ubuzima bubi, babaho ubuzima bwo guhangayika kubera ko Imana yari itakiri muri bo. Nshuti y'umusaraba, ntuzigere n'umunsi wa rimwe utakaza Imana ku buzima bwawe. Bano Bisiraheli batakaje Imana kubwo kuramya ibigirwamana, kandi bahaguruka muri Egiputa yari yarababwiye ngo ntihazagire izindi mana izo arizo zose muzambangikanya nanjye. Ariko igihe cyabo kiragera, ndetse Imana ibagabiza Abafilisitiya isanduku y'isezerano ry'Imana. Abafilisitiya barayinyaga ngo mu gihe cy'imyaka irenga 20 muri Isirayeli, mu bwoko bwa Isirayeli, Imana ntiyari ikiri muri bo. Ariko muri icyo gihe Imana yari yaravuye muri bo, bari babayeho ubuzima bw'umubabaro uteye ubwoba. Buriya nutakaza Imana, Satani azakwakira byihuse mu biganza bye. Haleluya. Ariko kandi niba uri mu biganza bya Satani, ubuzima uzaturamo n'ubuzima uzabaho ntabwo ari ubuzima bw'umunezero. Satani nta cyiza agira, azagutesa, yongera gutese kugeza igihe uzumva yuko ukeneye undi mutabazi. Imana ishimwe. Byageze aho rero batakira Samweli, baramubwira ati dutakambirire ku Uwiteka, turagowe turarushye, Abafilisitiya badufasheho ijambo, dusubiye mu buretwa bw'Abafilisitiya. Samweli arababwira ati noneho rero munyemerere namwe, niba mwemeye guhindukirira Uwiteka, mukuri izo mana zanyu za Dagoni na za Ashiteroti hagati muri mwebwe, nimurangiza muhindukirire Uwiteka Imana. Hanyuma Uwiteka Imana nayo iragaruka, kandi nigaruka nzi ko mwongera kugira amahoro, mwongera kugirirwa neza. Ubwo rero nibwo basenze, bimura ibyo bigirwamana byabo bya Dagoni bya Ashiterote, barangije ngo Imana ibagarukaho. Aho hantu niho Samweli yashyize iri buye ngo aryita izina ngo Ebenezeri, bivuze ngo Uwiteka yaratuzahuye kugeza na n'ubu. Imana imaze kubagarukaho nibwo babashije kunesha Abafilisitiya. Bari barabagabyeho ibitero, bari barabafashe mpiri, niko nabyita, bahoraga babakoresha ibyo bashaka. Ariko Uwiteka yemeye kubagarukaho, nibwo bongeye kubona amahoro, nibwo bongeye guhumeka, nibwo bongeye kubona umutuzo. Barangije baravuga ngo Imana yaratuzahuye kugeza na bugingo n'ubu. Mu by'ukuri bari bibutse ineza y'Imana, nubwo bari baratakaje Imana, nubwo bari baragiye kure y'Imana, ariko bongeye kuzirikana ineza y'Imana muri bo. Barangije bibuka imirimo y'Imana yakoze, noneho Imana ibabera Ebenezeri. Yesu nashimwe. Kugira ngo rero tuzirikane ineza y'Imana, ikintu cya mbere ni uko twibuka imirimo y'Imana yakoze. Ibi ni bikeya mu byo mvuze aha ngaha. Muri Bibiliya harimo byinshi bigaragaza imirimo y'Imana yagiye ikorera ubwoko bwayo. Uretse na Bibiliya, natwe ubwacu dufite iby'Imana yagiye dukorera ku buzima bwacu. Kugira ngo rero dukomeze kuzirikana ineza y'Imana, turasabwa guhora dutekereza, tukibwira, tugasubiza amaso inyuma, tukibuka ya minsi ya kera, tukarebamo imirimo y'Imana ku buzima bwacu. Twarangiza tugahora tuvuga ngo Uwiteka ni Imana mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye.
Imana ishimwe cyane. Ikindi cyadufasha guhora tuzirikana kugira neza kw'Imana no kwitambira ibitambo yuko turi amahoro. Gutambira Imana ibitambo byuko turi amahoro. Buriya iyo uzirikana ineza y'Imana, iyo uzirikana ko hari urugendo mwagendanyemo nayo, iyo uzirikana ko amahoro ufite uyu munsi ari uyikesha, iyo uzirikana ko ibyishimo ufite uyu munsi biva ku Mana, iyo uzirikana ko hari byinshi uzirikana. Ubu bwoko bwa Isirayeli Yesu ataraza ngo uko umwaka utashye, uko umwaka watahaga, ngo bajya gutamba ibitambo, bakabitamba mu nzu y'Uwiteka. Muri ibyo bitambo batambaga harimo ibyo kwikuraho ibyaha, harimo n'ibitambo byo kubwira Imana yuko ari amahoro. Nimusoma mu gitabo cy'Abalewi 23:19 murasanga ubwoko bw'ibitambo batambaga. Ngo hari ibitambo batambaga byuko kugira ngo Imana ibabarire ibyaha byabo, ariko buriya bari abantu batinyaga Imana. Yesu nashimwe. Igitangaje cy'uyu munsi rero, ubwoko bw'Imana, abantu b'Imana b'uyu munsi, ntago tukigira agatima gakomanga ngo katubwire yuko hari ibyaha twakoze, niturangiza twumve yuko hari igitambo twatambira ibyo bitambo, ibyo byaha twakoze kugira ngo Imana itubabarire. Twumva ibintu byose ari amahoro, twumva turi intungane, twumva turi abera. Ariko aba bantu bo muri Isirayeli kera Yesu ataraza bakundaga kujya gutamba ibi bitambo kubera ko batinyaga Imana yabo, kubera ko bubahaga Imana yabo. Bahoraga bazirikana ko Imana yabo, Imana yabatoranije, Imana ibakunda, ari Imana yera kandi ari Imana ikiranuka. Hanyuma uko umwaka utashye bakajya gutamba ibitambo mu nzu y'Uwiteka. Muri ibyo bitambo rero harimo n'ibitambo by'uko bari amahoro, bashimira Imana yuko yabanye nabo, bashimira Imana yuko yagendanye nabo, bashimira Imana yuko bashoje umwaka mu mahoro. Imana ishimwe cyane. Nababwiye yuko ibyo bitambo ari ku gihe Yesu yari ataraza. Uyu munsi rero twebwe turi mu mudendezo. Yesu yaje mu isi kandi Yesu niwe gitambo gikuru cyasimbuye biriya bitambo byose bari abantu batambaga. Haleluya. Ntago uyu munsi tukibaga ibimasa, ntago uyu munsi tukibaga ihene cyangwa intama, kubera ko igitambo gikuru ni Kristo Yesu. Haleluya. Ariko uko umwaka utashye natwe bwoko bw'Imana, nubwo tutakibaga abana b'intama nk'uko abakera babikoraga, nubwo tutakibaga abana b'ihene cyangwa se amapfizi nk'uko abakera babikoraga kugira ngo bongere ubusabane n'Imana cyangwa se bashimire Imana yuko bari amahoro, dukwiye kugira icyo dukora natwe kugira ngo tubwire Imana yuko turi amahoro. Haleluya. Kubera ko ayo mahoro tugiye gushimira Imana, icyo gitambo cyo gushimira Imana yuko turi amahoro tugikesha Kristo witanze igorogota ku musaraba. Aya mahoro dufite, uyu munezero dufite, uku kugenda twemye tugendana, mbega ibi byiza byose twirata uyu munsi ni ukubera Kristo witambye igorogota ku musaraba. Hanyuma rero tumaze kumenya ibyo yakoze, ese twebwe twakora iki natwe ngo tumunezeze muri icyo gitambo cy'uko turi amahoro? Hari ibyo dukwiye gukora nk'ubwoko bw'Imana, nk'abamenye Imana. Yesu nashimwe cyane. Ukwiye kuba isoko y'amahoro ya mugenzi wawe. Niba uri amahoro, nawe ukwiye kuba isoko y'amahoro kuri mugenzi wawe. Ukareka umwiryane, ukareka kuba ikibazo kuri mugenzi wawe, ahubwo nawe ukaba isoko y'amahoro ya mugenzi wawe. Haleluya. Urasabwa kuba isoko y'umunezero kuri mugenzi wawe muri iki gihe cy'ibitambo by'uko turi amahoro. Niba hari icyo Imana yagukoreye, niba hari aho Imana ikugejeje, nawe gira aho ugeze abandi, cyangwa se nawe gira icyo ukorera abandi mu bihe nk'ibi dusoyemo byo kwishimira ko Imana yabanye natwe muri iyi minsi yose yatambutse.
ntabwo kuzirikana ineza y'Imana rero ntabwo ukwiye kwizirikana wenyine. Twebwe ntabwo tugitamba ibimasa, ntabwo tugitamba abana b'intama nk'uko nabibabwiye, nta nubwo tugitamba amasekurume y'ihene, kubera ko Kristo umwami wacu ari we gitambo kizima, niwe twirata uyu munsi, niwe wemeye kugigorogota ku musaraba kugira ngo atubabarire ibyaha byacu byose. Yesu nashimwe. Ariko mu gihe nk'iki twishimira ayo mahoro, mu gihe nk'iki twishimira uwo mudendezo yuko turi amahoro, hari icyo natwe dukwiye gukora kikanezeza umucunguzi wacu, hari icyo natwe dukwiye gukora kikanezeza Imana yacu. Yesu nashimwe. Ntabwo ukwiye kureba mwene so mu mpera z'umwaka yigunze ngo wumve ugarukiye aho ngaho. Amena. Zirikana yuko ineza Imana yakugiriye, nubwo mwene so ataratabarwa nk'uko watabawe, ariko ushatse wamuguriza kuri uwo munezero, ushatse wamuguriza kuri ibyo byishimo nawe akishima, akareka kwigunga ndetse akareka kwiheba. Ngiki gitambo cyuko turi amahoro. Haleluya. Turimo turagana mu mpera z'umwaka. Shimira cyane groupe Agape ibitekerezaho kenshi buri mwaka, n'ubu ngira ngo ku itariki 24 bafite icyo gikorwa nkuko dukomeje kubirangirwa. Ariko natwe nk'abakristo muri rusange, mureke mu kuzirikana ineza y'Imana, hari ibitambo dukwiye gutamba bikanezeza umutima w'Imana, bikavuga ngo nanjye ndanezerewe. Kandi mujye mwibuka yuko buri muntu n'urugingo rwa mugenzi we. Shobora kukubera ijisho, shobora kumbera akaboko, shobora kukubera akanwa, ukambera akaguru. Buri muntu wese mujye muzirikana ko buri muntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Wikwirebaho wenyine, wikwifata ku byiza Imana yaguhaye, ku neza Imana yakugiriye, ngo ubyikubire wenyine. Gafuka k'umuceri wabashije kugura ukarya ukarangize, nyamara umuturanye ubibona neza yuko harimo ikibazo. Oya, mu gutamba ibitambo rero byuko turi amahoro, mureke tugire niyo umutima wo kuzirikana kubw'ineza Imana yatugiriye, natwe iyo neza Imana yatugiriye tuyijyane no mu bandi bantu Imana itaratabara, kubera ko nabo byanze bikunze bari ku rutonde rwo gutabarwa. Ni hahandi hawe. Imana ni Imana yacu twese. Niba waragira umugisha ugatabarwa mbere, ariko uzirikane neza ko na mugenzi wawe ari inyuma kandi nawe azatabarwa. Icyiza rero mu mpera z'umwaka mu gihe nk'iki, mu bitambo by'uko turi amahoro, uzirikane mwene so, uzirikane mugenzi wawe, ibyiza Imana yakugiriye mu bisangire, amahoro Imana yaguhaye nawe umubera isoko y'amahoro, umunezero Imana yaguhaye nawe umubera isoko y'umunezero. Icyo kizaba igitambo cyiza utambiye Imana kandi uzirikana kugira neza kw'Imana. Twakoresha kugira ngo dukomeze kuzirikana ineza y'Imana no kwihimbaza mu by'ukuri, no kwihimbaza mu kuri. Mu kuzirikana ineza y'Imana dukwiye kwiga guhimbaza Imana, ariko kwihimbaza nashyizeho ngo mu kuri, ukabikora muri wowe atari ukwihimbaza. Hari abantu babikora basa n'abihimbaza, basa n'abiyumva, basa n'abafite ibindi bintu bagamije, ariko ukuguhimbaza Imana mvuga no guhimbaza Imana muri wowe urimo kwibuka ineza y'Imana, muri wowe urimo kwibuka urukundo rw'Imana, muri wowe urimo kwibuka imirimo y'Imana, muri wowe urimo kwibuka iby'Imana yakoze ku buzima bwawe, atari ukwihimbaza wowe kubera ko wowe ntacyo wimariye. Imana ishimwe. Aha hantu rwose muri iyi minsi nibyo abacuranzi hari ukuntu bajyamo neza ukumva ibintu biraryoshye, ariko reka mbabwire, mujye mureka byaryoha byagira,
tujye tubikora icyubahiro ari icy'Imana, tujye tubikora ari ukuzirikana ineza y'Imana, tujye tubikora ari ukwibuka imirimo y'Imana ku buzima bwacu. Wowe ku giti cyawe ntacyo wakwimarira, ariko niba dushyizeho umwanya wo guhimbaza Imana no kuyiramya, haleluya, ndagira ngo tujye tubikora, tubikore birimo kuva ku ndiba z'imitima yacu. Hari ibyo twibutse Imana yakoze, hari ibyo twibwiye Imana yakoze, hari imirimo y'Imana twabonyeresheje amaso ku buzima bwacu, Imana yabanye natwe, hanyuma uyihimbaze. Niko kuzirikana ineza y'Imana. Reka mbabwire umugabo wantangaje cyane witwa Dawidi. Nanone Dawidi uyu munsi turi kumwe nawe cyane. Muri Zaburi ye y'103 mwumve, yaranditse ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Uyu mugabo ndamukunda cyane, yari umugabo uzi guhimbaza Imana. Yaricaye aribwira, aratekereza, asubiza ibitekerezo inyuma, aribaza, araganira n'umutima we. Arangije aravuga ngo mutima wanjye. Yari wenyine, nta muntu bari kumwe, nta muntu wamubwiye ngo abikore. Ariko abandi turashaka kubikora kugira ngo abandi babone ko tuzi guhimbaza neza, abandi babone ko tuzi kuramya Imana neza, abandi babone ko tuzi guhogoza neza. Ariko Dawidi umva ukuntu yari ameze uyu mugabo, umwami wa Isirayeli. Aratekereza, asubiza amaso inyuma, yibuka, aribwira, ari wenyine mu gihe cyo kwinira. Niba hari nimugoroba simbizi, niba hari mu gitondo simbizi, niba hari ku isabukuru ye y'amavuko simbizi, sinzi icyari cyabaye. Ariko arangije ariherera ngo mutima wanjye we, aganira n'umutima we, duhimbaze Uwiteka. Hari umuntu wa gatatu bari kumwe, yaravuze ngo mutima wanjye wowe twibukiranye, turaziranye, tuzi iby'Imana yadukoreye. Nta muntu ukwiye kutubwira iby'Imana yadukoreye, nta muntu ukwiye kutwibutsa iby'Imana yadukoreye. Njyewe nawe mutima wanjye turabizi cyane kurusha umuntu uwo ari we wese. Haleluya, haleluya. Barokore, nshuti z'umusaraba, kuzirikana ineza y'Imana biradusaba kuyihimbaza by'ukuri. Nashyizeho ngo by'ukuri. Uyu mugabo yahimbazaga Imana afite icyubahiro, mwumve ngo icyubahiro. Ariko njya ntangara cyane, karisansi kari aho ngaho, umuntu agahinduka nka ferabeto, ntanyeganyege. Oya, biriya ni iby'abaturage, oya, biriya ni ibintu by'abantu batazi na busa, abantu babandi babaswa. Ayi, mutima wanjye himbaza, umva, ntiwibagirwe ineza. Iyaba twamenyaga ineza y'Imana, iyaba twazirikanaga ineza y'Imana, iyaba twagiraga n'igihe tukava mu kivunge tukazirikana ineza y'Imana. Ariko uziko buriya hari ibintu njya ndeba rimwe na rimwe, ugasanga umuntu ateranya amateraniro menshi, ugasanga umuntu akijijwe igihe kirekire, ariko ugasanga umuntu aracyari umwana mu gakiza. Ukibaza, uyu muntu ko adasiba amateraniro, uyu muntu ko adasiba mu nzu y'Imana, uyu muntu ko amaze igihe akijijwe. Njyewe reka mbabwire, mu bintu bituma tutanakura mu gakiza nuko tujya tubasha kwicara ngo twitekerezeho,
turebe neza y'Imana ku buzima bwacu, niturangiza bitubera inkomezi yo gukomeza n'urugendo rusigaye. Ugasanga umuntu ahora mu maganya, ugasanga umuntu ahora muri nta kigenda, ibintu byarangiye, yewe namarire, yewe namaganya, yewe ariko iyo babashaga kugira umwanya, reka myivugire gutyo, kuko ntago utabagize umwanya wo kubitekerezaho ngo nurangiza ubyibwire, nta muntu uguhase, nta muntu ugushyizeho imbaraga, ntago wabasha kumenya yuko hari icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Ariko uyu mugoroba nshuti y'umusaraba, reka nkwinginge, muri izi mpera z'umwaka usubize amaso inyuma, urebe ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe, urebe ibyo Imana yakoze mu muryango wawe, urebe ibyo Imana yakoze mu bana bawe, urebe ibyo Imana yakoze mu nshuti zawe, bigutere kuyihimbaza. Imana ishimwe cyane. Nanone mu gitabo cya Samweli wa kabiri, ndashoje, ibice 6 umurongo wa 14, ni umunsi ngo isanduku y'Uwiteka yari igarutse muri Isirayeli. Dawidi ndacyamukomeje, uyu mugabo yambereye icyitegererezo. Hanyuma kubera ko nkuko nabivuze ahabanje, ahatari Imana n'ubundi burya haba hari ibyago, ahatari Imana haba hari intambara, ahatari Imana haba hari ibibi byose ushobora gutekereza. Ariko ngo ubw'isanduku y'Uwiteka yari ivuye kwa Obededomu igarutse muri Isirayeli, ngo igeze mu rurembo rwa Isirayeli, Dawidi n'Abisirayeli bose batamba igitambo, maze batangira guhimbaza Imana. Muribuka hahandi ngo yahimbaje Imana kugera ku rwego n'umwitero, efodi y'ubwami. We wambaye agashati ka Nyabugogo hariya, Dawidi yari yambaye efodi, wambaye akantu kari aho ngaho ka 500, ukajya hari ukagagaro kumva uri gitangaza. Dawidi yari yambaye efodi n'umwambaro wa cyami, ntago yitaye ku mwambaro yambaye, ntago yitaye ku cyubahiro afite, ntago yitaye, ahubwo yazirikanye Imana ku buzima bwe, yazirikanye Imana muri Isirayeli, igihugu yari abereye umwami. Arangije aravuga ati nta kindi nakora uretse kuyihimbaza, nta kindi nakora uretse kuyitambira ibitambo, nta kindi nakora uretse kuyihimbaza. Maze abanyamubiri bari mu mugore we ngo arebera ngo mu idirishya, ngo arungurukiye iyo ngiyo, nkuko ari natwe bajya bahagarara akifata ukuntu kavuga ati ariko se bariya nta kibazo, abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Wowe niba udashaka guhimbaza Imana, haracyari ibihumbi byinshi bikivuga ngo Uwiteka ni Imana mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye, Uwiteka ni intwari mu ntambara, kandi Uwiteka ni ryo zina rye. Maze wowe niba wumva wowe ufite undi murengezi wawe, umwikomezeho. Ariko twebwe uyu munsi, kuri uyu mugoroba, ndagira ngo tuzirikane ineza y'Imana kuri twe, tuzirikane ineza y'Imana twibuka imirimo. Erega hari n'ibyo tujya twitirira kandi ari Imana, ugasanga umuntu Imana yagize neza ku buzima bwe, ibyo Imana yakoze yarangiza akabyiyitirira, akumva ari we nta wundi uriho, akumva mbega ari hejuru y'ibintu byose, nyamara ari ibintu Imana yamutije, cyangwa se ari n'ibintu Imana yakoze ku buzima bwe. Ariko nshuti y'umusaraba, ndagira ngo uzirikane neza y'Imana, wibuka imirimo Imana yakoze, uzirikane neza y'Imana, ugerageza no kwitambira ibitambo y'uko uri amahoro. Burya ayo mahoro ufite niyo uyikesha, burya uko kubaho ufite niyo uyikesha, burya ibyo byose
dutunze twabihawe nayo. Nanone uzirikane neza y'Imana uyihimbaza mukuri, atari ukwihimbaza, atari ukugira ngo abantu babone yuko uri igitangaza cyangwa se uzi kurambura amaboko, ariko ari ukugira ngo wowe n'umutima wawe ubwire Imana ngo turazirikane neza ku buzima bwacu, turazirikana imirimo myiza wadukoreye, turazirikana imbabazi zawe watugiriye, turazirikana, nurangiza uyiramburira amaboko, urabuhimbaje Imana mu by'ukuri kandi urabihimbaje Imana neza. Imana ibagirire neza, dukomeze tuzirikane neza y'Imana muri izi mpera z'umwaka, muri iyi minsi ibarirwa ku ntoki dusigaje. Buri wese abeho mu buzima bwo kuzirikana neza y'Imana, we guheranwa n'ibitaragenze neza. Kandi reka nkubwire ko n'ibyo utarabona ndetse n'ibyo Imana itarakora, yakoze bya bindi watangiye amashimwe, iracyitwa Imana kandi iracyashoboye byose, iracyari Imana iri mu ruhande rwawe. Rero tubeho muri uyu mpera z'umwaka, byibuze tuzirikane aho tuvuye n'aho tugeze, tuzirikane ko ari Imana yatugejeje. Imana ibarebe neza kandi Imana ibahe umugisha. Amen.